Yes, reka nongere mbasuze kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza, nkomeza kubabwira ngo amahoro aturuka ku Uwiteka cyangwa se amahoro atangwa n'Imana akomeze kubana namwe. And of course nkuko mubimenyereye, amazina yanjye ni Junior Kai kuri Kitu TV show, nongera no guhereza ikaze abakunzi ba Kitu TV show. Mwese mwakanze subscribe ndetse abantu mwagiye mu commentinga ku bihangano twagiye kutubaha cyangwa se ku bikorwa twagiye tubategurira, nkomeza kubifuriza ibihe byiza no kubaho umugisha. Mbwira n'abandi bose mutarakora subscribe kugira ngo muhagere mukandeho. Yes, duherukana rero mu minsi ishize ubwo narindi kubamurikira bamwe mu bakobwa bafite ubwiza, uburanga ndetse n'ubuhanga bazakina muri seri yacu yitwa Amanda Series turi gutegura mu kwezi kwacu kwa 9. Ni tariki 15 tukaba turi gutegura icyo gikorwa. Rero abanyarwanda tuzabagezaho projet iri big cyangwa se projet iremereye cyane. Nabasezeranyije yuko nzabagezaho n'abahungu bazakina muri Amanda Series, and of course n'abasore beza bafite igihagararo, n'abasore bafite ubuhanga kandi n'abasore bafite icyubahiro mu byo bakora byose. Nikeza nashidikanya ko uyu mwanya wa none munyemerere mbamurikira aba basore, mbabereke, tubaganireho. Comment zawe nuvuga ngo uyu ni mubi, and of course uwo turahita tumuri movinga byihuse. Nuvuga ngo uyu nta mpano bitewe nuko muzi turamukuramo, nimwe bantu mugiye kujudginga. Munyemerere rero nkubite kuri number 1. Amazina ye yitwa Thierry, akaba ari umwe mu basore beza, umusore w'igikara cyiza, n'umusore muremure, umusore ufite ubuhanga, n'umusore kabisa ukeye ku isura, n'umusore ukeye mu mutima, n'umusore wahagurukiye kugira ngo agire byinshi ahindura muri sinema nyarwanda binyuze muri Amanda Series. Ntekeza nashidikanye ko namugukumbuza kugira ngo uzamukurikirane mu kwezi kwa 9. Ni tariki 15 niyo save the date mbahaye kabisa, twirebera uburyo Thierry azakina. Ese Thierry azakina ari mu rukundo? Ese Thierry azakina ari umurakare? Ese Thierry azakina ari iki? Ndagukumbuje gari ngutya amatsiko no muri ba bakobwa beza ugenda ushaka umuntu ubu mukurira muvuga ati uyu nguyu mugushyiriye ku ruhande. And of course ni umwe mu basore kandi bakunda ibyo bakora. Namuvugaho byinshi bigakwira bugacya, ariko muraza kunyemerera simbukire ku musore wa kabiri. Akaba ari umutipe nawe umutipe ufite igihagararo, umutipe umeze neza kabisa, ku isura ni fresh, umutipe wubatse umubiri, ni umutipe man ufite ubuhanga muri acting, ni umutipe ufite ubuhanga muri acting. Rero uyu mutipe rero nawe akaba azagaragara muri Amanda Series, akaba azayikinamo rwose. Amazina ye kuri yitwa Emmy, akaba ari we nawe tuzaba turi kumwe kabisa kuri set, kuri field umunsi ku munsi. Uzana dusure kuri field wirebere ko bizaba byifashe. Uyu musore rero ikintu namubabwiraho, ni umwe mu basore bafite n'ubuhanga mu byo bakora, cyane ko muri filime nawe yahagurukiye guhindura byinshi abinyujije muri Amanda Series. Ubwo murumva ko byanga bikumbuje, akaba ari seri nziza cyane, ni seri zanyuramo ibyo byamamare abo bahungu bose nkubwiye. Tugiye no kuvuga turavuga undi muhungu nawe ni umuhanga mu byo akora, ni umuhungu ukina filime, yagiye akina mu mafilime menshi agiye atandukanye, ni umukameraman, ni umu-editor, akora byinshi bigiye bitandukanye muri sinema nyarwanda. Akaba yitwa Niyonzima Michel cyangwa se Hongo Bro ku mazina ye y'ibyamamare. Nawe akazagaragara muri Amanda Series. Ni seri ngira ngo izagaragaramo abatipe benshi kabisa kandi bashoboye bose bafite n'ubunararibonye. Uyu mutipe rero ikintu namuvugaho mw'abantu mwe kugira ngo mumunyoterwe, uyu mutipe atukomoka mu gace k'Imusanze. Yes, ni mu gace k'Imusanze niho uyu mutipe akomoka, ariko akaba ari umutipe w'umuhanga cyane mu byo akora. Murabizi ko abanyamusanze ni abantu bamaje gufata indi ntera mu bijyanye na sinema nyarwanda. And of course ni nyarukira nkomeza ndaza kubatamo undi musore cyane yitwa Muhire Jean Felix. Muhire Jean Felix nawe akaba ari umwe mu basore bazagaragara muri iyi Amanda Series, bahagurukiye gushyiramo imbaraga muri sinema nyarwanda binyuze muri seri yacu ya Amanda Series ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2024. Save the date tukayisohora mu minsi mikeya, nabwo turabakubita mu Save the date imeze neza cyane, tubakubitamo ibintu bisa neza biryoshye biryoheye amaso mw'abantu mwe. Yeah, and of course abanyarwanda ndabararitse kuzareba rero iyi seri. Rero Cyubahiro Jean Felix tukazaba turi kumwe nawe muri iyi season, avuga ati ngombe mpindure byinshi muri iyi sinema yacu.
and of course nkomeza gukunda no gushimira abantu mwese mudukurikirana mugakurikirana ibiganiro byacu tunyuza kuri Kitu TV show. Nkomeza no gushimira boss wa Kitu TV show Anik, urani mabuja yo tujya kumuvuga turitonda ntabwo dupfa guhubuka. Yes, ni mabuja wacu kandi akaba ari mabuja twese twishimira, dukomeza kumushimira cyane, ndetse tunashimira n'abandi mwese muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu, umuryango mugari w'abanyarwanda baturuka hanze y'igihugu, diaspora. Tunabo tubasuze cyane, tubabwira ati show ni buri munsi kuri Kitu TV show. Kora like, subscribe ndetse na comment, ubundi utubwire uko ibintu biba byifashe, utubwire icyo twahindura. Next rero turahura nabwo mbahiriza izindi updates zigiye zitandukanye, binyemereye binkundiye, dore ko ibintu biba ari byinshi. Nzashaka uburyo bwose mbere yuko dushutinga tubanza tukaganira n'umwe mu bakobwa ndetse n'umwe mu bahungu bazakina muri iyi series, twumve icyo batubwira, twumve ko babyiteguye, twumva aho imyiteguro igeze, twumve uburyo byiba byifashe no kuri set, turushaho kuganira nabo tubamenye bihagije. Thank you so much. Reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Call me Junior.